Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mudukurikira kuri Menya Ijambo TV. Uyu munsi rero nkuko twabasezeranije tufite umutumirwa, dufite umushyitsi hano kuri kamera. Tutarajya kure cyane, tutaravuga byinshi, reka tubanze tumwakire, abasuhuze, abibwire ku batamuzi ndetse anadusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Karibu Dr. Reka dusenge. Mana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, tugushimiye kugira neza no kurinda kwawe gukomeye n'imbazo nyinshi, kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tugushimye kubw'uno mwanya dufashe kugira ngo tuganire, ngo reka imbaraga zawe zongeye kwigaragaza, ubuntu bwawe bwongeye kuboneka, umwuka wawe aravugane natwe. Abantu bose bumva aya magambo agiye kuvugirwa kuri Menya Ijambo TV bashobore kunezezwa nayo no guhindurwa nayo no kumenya imbaraga z'Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina nitwa Dr. Bishop Sakindi Claude, nk'uko menyereye kubabwira, ndi umuyobozi w'itorero rya Restoration of Karumire Pentecostal Church Nansana, Uganda. Nkabashima Imana kongera kubana namwe muri uno mwanya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Urakoze cyane Bishop Dr. Reka twongere tuguhe ikaze. Hanyuma ngewe kuri kamera ni Dukuze Onesphore. Tuzajya tubana kenshi, nubwo akenshi cyane tuzajya tuba turi kumwe nyine muri ubu buryo bwo kuri kamera, ariko byose tuzajya tubikora uko Imana itubashisha kandi twizere neza ko bizagenda neza. Hanyuma rero Dogiteri, kuri iyi channel yacu hari gahunda yo kunyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye, inyigisho nk'uko ukunda kubivuga, ndetse n'ibiganiro by'amateka. Uyu munsi rero Dogiteri, reka ngira ngo ubwire abadukurikira icyo tugiye kuganiraho, hanyuma dukomeze imbere. Nikaze Dogiteri. Esa shimwe cyane. Kuri uno mwanya twifuje kugira ngo babwire ko twifuza kugira ngo tuganire ku biganiro bitandukanye. Tumaze iminsi tuganira ku ivugabutumwa, ku biganiro by'inyigisho za Bibiliya, ariko nk'uko twabibasezeranije dufite gahunda yo kuvuga ibintu bitandukanye, gusa bitajya kure y'ijambo ry'Imana, byose bigendanye n'ijambo ry'Imana, kandi bifasha ubwoko bw'Imana n'abayizera bose. Ndizera ko rero uyu mwanya nangwa se uyu munsi twifuza no kugana ku mateka ya Israeli, ariko bitavuze ko ariyo tuzaganiraho gusa, ko no mu gihe kizaza tuzagana no ku bindi bihugu bitandukanye ariko bivugwa no muri Israeli. Iyo dushobora no kuvuga n'ibindi bitavugwa muri Israeli ariko tubihuza na Bibiliya, kuko turashaka kwiga ku ijambo ry'Imana. Ubu rero turashaka gutangira urugendo rwo kuganira ku bigendanye n'igihugu cya Israeli. Impamvu kandi murayizi, ni uko igihugu Israeli ari cyo kintu gikuru gikomeye, ifite umwanya munini cyane kuri Bibiliya tugenderaho twizera. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane Dr. Ngira ngo nkuko ubivuze kandi nkuko gahunda imeze, abadukurikira impande z'isi zose aho baba baherereye mu bihugu ibyo ari byo byose, nkuko bivuze hari gahunda yo kujya tuvuga ku mateka, kujya tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero reka ngira ngo duhere kuri iki ngiki nkuko ahari wabiteguye, ariko tuzanasubira mu mateka nyirizina, tugende dusubira inyuma tuvuge ku mateka ya Israeli, tubivuge mu buryo bwimbitse, kandi ngira ngo twakwibutsa abadukurikira yuko bazajya baba batubwira, bashobora kutubwira bati Dogiteri watubwira kuri iki, watubwira kuri iki, hanyuma tugakomeza dufatanya nabo. Dogiteri rero reka twinjire, duhere kuri 6-day war, hanyuma dukomeze ngira ngo usobanurire byinshi abadukurikira kuri iyo ntambara. Ese yaba yarabaye ryari, yari iri hagati yande nande, hanyuma abantu bamenyeho byinshi. Urakoze cyane Dogiteri. Mu bintu tuzaganiraho ndatekereza ko ari byinshi ku gihugu cya Israeli, ndetse n'intambara turimo gushaka kuvugaho uyu munsi tuyitangiriye, ariko tuzayisubiraho kugira ngo tuyisobanure neza, ko ni ikintu kinini. Kuko Israeli
uyu munsi ndifuza kugira ngo tubivugaho gatoya, ariko kuba dukurikiranye dushaka kuzanatangira ku Israel bwa mbere. Ni iki? Israel tuyitangirire guhera mu gihe cya Aburahamu, tuyitangire aho ngaho ukuntu yateguwe, ndetse nta gundi wayireba kuri Aburahamu gusa, wayireba kuva mu itangiriro hirya ya Aburahamu, guhera muri Adamu ukaza muri Adamu wabona Israel. None ibyo ngibyo tuzabiganiraho ubutaha. Gusa eka nk'uko umuvandimwe ansabye kugira ngo tuganire agace gatoya kari mu rugendo rwa Israel, ku gihugu cya Israel ni igihugu kimaze imyaka myinshi. Ni ukuvuga ngo uhera mu 1400 mbere y'uko Yesu avuka, tukongeraho imyaka 2000 bikaba 3400. Icyo ni igihugu cya Israel. Ariko ijambo Israel ryo rimaze imyaka 1800 nangwa se ijambo Israel, kuko uwaryiswe bwa mbere ni Yakobo, ni izina ry'umuntu. Mu 1800 Israel hagana mu 1900 Israel ryabaye izina ry'umuntu. Irya Adamu yitiriwe ahantu yari ahantu bita i Beteli, yakiranye na marayika. Noneho mu gihe yakiranaga na marayika, bigaragara yuko mu gitondo kare amarayika ashatse gutaha no kujya gusubira mu ijoro, ariko mbivuga hanyuma Yakobo arabyanga. Yakobo umuhungu wa Isaka avuga ati ntabwo ugenda utamaye umugisha. Sasa umugisha yamuhaye amuvuga ngo yamuhinduriye izina. Icyo nicyo kintu cya mbere, yamwise Israheli. Sone God is a preserver, Imana ishobora kubeshaho. Imana ishobora kubeshaho umuntu. Noneho arangije mu gihe bamwita, ntabwo bamwita Israheli, bamwita Yisiraheli. Yisiraheli niryo zina ry'Igiheburayo, gusa nyine mu ndimi zacu tukavuga Israheli kugira ngo byorohe, biterwa n'ururimi rwacu. Ariko mu rurimi uruyigino ni Yisiraheli, abanza wayi. Noneho arangije amwita gutyo. Ubwo ni izina ry'umuntu. Israheli rero abyara abana 12. Bavuga 12 iyo bavuga abahungu, ntabwo bavuze abana ba Israheli bose. Ngo umukobwa tuzi ni Dina, ariko si we wenyine. Hashobora kuba haravutsemo abakobwa, ariko isezerano rya kera ntabwo ribatubwira. Ritubwira Dina wenyine bitewe n'impamvu. None mu bana 12 ubwo bamaze kubyara, bababaye umuryango w'Abisiraheli. Abantu 70 bagiye mu Egiputa. Igihe basangagayo Yosefu bari abantu 70. Ni ukuvuga ngo bitwaga umuryango wa Isiraheli. Byavuye ku muntu bibaye umuryango. Noneho baragwira imyaka 400, babaye hafi hagati ya 2,000,000 na 2,000,000. Aho hagati between there. Noneho abantu bakira izina ry'umuntu, abantu bavuye no ku izina ry'umuryango, ahubwo bahindutse ubwoko bwa Israel. Biraza noneho igihe cy'Imana yabwiye Aburahamu yuko izabaho igihugu, biza kuba ngombwa yuko bava mu gihugu, ubwoko bwa Israel buva mu gihugu cya Misiri baza mu gihugu cya Kanani guhangana no kurwana. Igihe bari bamaze kwambuka, ubwo ndihutisha ibindi nzabisobanura mu buryo bwagutse, bamaze guhangana no kurwana no kubohoza igihugu bayobowe na Yoshua, amaze kunesha abami bari bagituye igihugu cya Israel. None ubwoko bwa Israel buba bubonye igihugu cyitwa Israel nyuma y'intambara Yoshua yarwanye n'Abanyakanani. Igihugu noneho cyitwa Israel. Ni ukuvuga ngo Mose yapfuye igihugu cya Israel kitarabaho. Aburahamu yabayeho hatarabaho igihugu cyitwa ya Israel, n'ubwoko bwa Israel bwawe butarabaho. Then igihugu cya Israel cyashinzwe na Yoshua amaze gutsinda abami barenga 35 b'Abanyakanani. Mu mwaka ni hagati y'umwaka 1400 n'1355 mbere y'uko Yesu avuka. Ubwo ni mu igihugu cya Israel cyavukiye. Igihugu tureba uyu munsi cyavutse ku ruhembe nangwa se ku ntambara yayiyobowe n'umugabo witwa Yeshua. Yoshua bisobanuye umucunguzi. Bataha bayobowe n'umugabo witwa Mose. Mose risobanuye wakuwe mu mazi.
uyu ngicyo ni igihugu cya Isiraheli. Byumvikana neza cyane wenda ku badukurikiye ko iki gihugu tubona, uburyo tukibona, ibyo tubona byose ni igihugu cyaturutse ku muntu umwe, byatangiye ari umuntu umwe, biragukara byara biba umuryango, kuzageza aho bibaye igihugu, bafata igihugu nyine bagira ahantu kiba igihugu cyigenga. Yes, ni igihugu gikomoka ubundi kuri Aburahamu, niwe wakibwiwe bwa mbere, ariko ntiyagihabwa, arapfa. Ndetse yagerageje gushaka uburyo y'uburebye mu kuva mu itangira ibice 12, niho Imana yamubwiye ngo ave muri Uru y'Abakaludaya. Uru y'Abakaludaya ni agace gatoya kari mu majyepfo y'igihugu cya Iraq, aho bita Basara muri kino gihe. Noneho Aburahamu avayo, kuvayo yaje n'amaguru kubera kuzenguruka, byamusabye kuzamuka aca iriya za Lebanon, za Babeli, arakata za Lebanon, arakata. Urwo rugendo rwatwaye ibirometero 1600. Ni urugendo rurerure cyane n'amaguru, agenda n'amaguru. Ni ukuvuga rero ni wowe wakibwiwe, ariko ntiyabwiwe igihugu cyitwa Isiraheli, yabwiwe ko azahabwa igihugu. Ntazi na Aburahamu yapfuye atazi icyo gihugu ko cyitwa. Isaka abisubirirwamo, abibwirwa yuko aho hantu ari, kuko Aburahamu we yanabwiwe n'imipaka. Yarahagaze mu gice cya 13, Imana yamubwiye ngo aho amaso yawe agarukira niho igihugu cyawe kizagarukira n'urubyaro rwawe. Ubwo ababwiwe imipaka, ariko ntiyagihabwa. Mu gice cya 14 asabirwa umugisha na Melikisedeki. Mu gice cya 15 asa naho atizeye ko ibyo bintu bizasohora, abwira Imana ati ndabona ibyo wambwiye nta rubyaro wampaye, biragaragara ko ibi bintu bishobora kuba naribeshye. Ariko Imana irongeye musubiramo isezerano, amubwira ngo none muha porogaramu, iramubwira ngo urubyaro rwawe bazagukomokaho nibo nzagiha, ariko wowe none muha gahunda y'ukuntu ibintu bizagenda. Imubwira yuko abamukomokaho bazajyanwa mu kindi gihugu. None icyo gihugu abo bagiyeyo, ni ukuvuga ngo abuzukuruza be bazajyanwa mu gihugu bakamarayo imyaka 400. Iyo nyuma y'iyo myaka 400 aribwo bazavayo, noneho bagahabwa icyo gihugu. Noneho icyo gihugu rero ntabwo Aburahamu yari akizi izina, na Isaka ntiyari akizi izina, yewe na Isiraheli ntiyari azi ko kizaba Isiraheli. Ijambo wakise Isiraheli kikaba Isiraheli ni umugabo umwe gusa witwa Yoshua, niwe wakibohoje, agihimba izina ryitwa Isiraheli. Bwana Dogiteri, ngira ngo ni amateka maremare, tuzagenda tubivugaho cyane, ariko turabona Isiraheli mu ntambara nyinshi cyane n'ubu ngubu. Tuzagenda tubivugaho, tuzagenda tubigarukaho. Turayibona mu mateka y'intambara cyane guhera bafata igihugu, ngira ngo na mbere yaho no kukijyamo, kandi nanone tukakibona nk'igihugu cy'isezerano Imana yasezeranije, ariko tukabonamo intambara cyane. Ari nabwo wenda ngira ngo nk'uko twatangiye tubivuga tugiye kwibanda kuri iriya, ariko tukazagenda tubigarukaho tuvuga n'izindi. Ngira ngo Dr. Wakomerezaho noneho tukinjira kwimwe mu ntambara twabonye mu mateka, intambara iteye amatsiko cyane, noneho tukayivuga, ariko n'izi zose zihari ngira ngo tuzajya tugenda tubigarukaho. Ngira ngo wabihereza umurongo bitewe naho tugeze. Yes Dr. Umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'ikiganiro, ndagushimiye. Nibyo Isiraheli turimo kuvugaho, nabanje kugira ngo tubanje kumenya iyo ariyo. Uyu munsi iyo turimo kuvuga, njya numva amakuru kenshi ngo cyane amakuru cyane, noneho nkumva abantu bavuga Isiraheli bimeze gutya, Isiraheli yafashe igihugu cy'abandi cya Palestina, ntago yari iriho. Njya numva n'abayobozi b'amadini bamwe rwose babikubita, nkumva rwose baravuga yuko Isiraheli izanatsindwa, izanashiraho, nyine barabivuga. Ariko nyine iyo ugiye muri politike, abandi bavuga yuko ifashwa na Amerika idahari itabaho. Ariko twe nk'abakristo bizera Bibiliya, dufite Bibiliya n'ijambo ry'Imana, si uko twakabaye tubivuga. Impamvu tunashaka kuzagana no kuri ibi, niba Isiraheli nariho, ubwo yabayeho kubw'impamvu z'Imana. Kubera yuko Isiraheli yanyanyagijwe mu mahanga, muri Amerika honyine gusa hari Abisiraheli barenga miliyoni 7 abatuye Amerika, ariko ari Abisiraheli kandi babizi ko ari Abisiraheli. Kuvuga ngo buri gihe mu buyobozi bwa Amerika ntibushobora kuba budafitemo Abisiraheli.
ibyo rero bigaragaza ko Israel bifite impamvu, gusa tuzabiganiraho turebe why. Israel ifite roro, ifite umurimo ukomeye cyane mu bigendanye no gusohozwa k'ubuhanuzi bwose buvugwa muri Bibiliya. Nta buhanuzi bushobora gusohozwa Bibiliya itabifitemo uruhare. Noneho rero mu ncamake, ariko nubwo nzabisubiramo mvuge itandukiro byayo, Israel yaje kubaho mu 1948. Nyuma yaho haje kubaho intambara, nifuza ko tuzahera inyuma, gusa uyu munsi katuvugeho gatoya kuri ino ntambara ya 67 yamaze iminsi 6. Israel ni igihugu cyabayeho mu 1948. Ibyo nzasobanura impamvu twayivuze mbere ya Yesu mu myaka 1400, ariko tukongera kuyibona yongeye kubaho mu mwaka 1448. Uyu munsi hakashize imyaka nka 76 isubiyeho. Urumva no kuvuga ngo hari igihe yabayeho, kuko yagiye ibaho ikavaho ikongera ikabaho. Ibyo byose tubiganire, ariko ntiyashiraho kuko buriya butaka bwahawe Aburahamu iteka ryose. Muri iyo myaka rero itangiye kubaho yagize intambara muri 48, hashize ibyumweru 2 hamaze gutangazwa igihugu. David Gurion amaze gutangaza igihugu muri 48. Israel yatangiranye intambara itagira n'abasirikari bazwi, itagira na depo y'imbunda. Habaye intambara 48, habaye intambara 52, habaye intambara 56, habaye intambara ariko yabaye rurangiza iya 67. 67 rero haje kuba intambara yari ikomeye cyane. Iyi ntambara yahuje Israel n'ibihugu 6 biyizengurutse. Ntabwo ari 6 gusa, ubwo iyi ntambara abari ku murongo wa mbere cyari igihugu cya Misiri, cyari nicyo cyari kiyoboye iyi ntambara. Noneho haza kujyamo igihugu, hakaba harimo igihugu cya Syria, hakaba harimo igihugu cya Jordan. Ibyo bihugu byari bifashe iya mbere, bizwi neza, byayitangaje, ibihugu byose byayinjiyemo 100%. Ariko Iran yari irimo icyo gihe, Iraq yari irimo, igihugu cya Libya cyari kirimo, Algeria na Maroc bose bohereje indege z'intambara na Libya, ndetse ukamanuka na za Yemen. Ibihugu 6 byose byari biri muri birenga 6 byari muri no ntambara. Abantu bihagurukiye kurwana igihugu cya Israel cyari kitaragira n'abaturage bageze kuri 5 miliyoni. Icyo gihe, muri icyo gihe abantu bageze kuri 184 nibo bari bahanganye na 5 miliyoni zari zituye akagahugu ka Israel. So nukuba rero mu buryo busanzwe iki kintu cyari gikomeye cyane, kwa yuko intambara yari ishyushye, bigaragara ku buryo abantu bose bafite impuhwe bakunda Israel babonaga itazayirangiza, ko yari igoswe impande zombi. Kandi utumva utyo, turimo kubiganira gutyo mu ncamake, ariko igihugu cya Misiri cyari powerful mu bigendanye na military, cyari igihugu gifite imbaraga nyinshi. Umuperezida wacyo niwe yitangaje, aravuga ati byanze bikunze tugomba kurwana, kandi koko bari bafite ubushobozi. Misiri ubwayo yonyine nk'igihugu yari yamaze gusetinga 80,000, igihugu kimwe gusa gusetinga 80,000 biri mu butayu bwa Sinayi bwo guhangana n'agahugu ka Israel. Kari gatoya muri icyo gihe, katarangana nuko kangana uko nguko. Nukuvuga ngo kari agahugu gatoya cyane ukurikije igihugu cya Israel ubunini bwacyo uyu munsi. Aho icyo gihe ko kari gatoya, gafite n'abaturage batoya batarabaturayinidi kuri runo rwego. Yes Dr. Ariko reka ngira ngo wenda kugira ngo tuzajya tubigarukaho cyane, ariko reka wenda tuse naho twajya ku mpamvu nyirizina y'intambara, nubwo wenda tubizi neza ko ibintu biri mu isezerano ry'Imana bikunze kurwanwa niko tubibona, ariko nanone turebe nyirizina, ese ibi bihugu byari byishyize hamwe birimo birwanira iki? Igikuru cyane n'iki barwaniraga, n'iki bashakaga nkuko tuzabisobanura ubutaha mu bindi biganiro. Igihugu cya Israel cyaje mu myaka ya nyuma y'uko Yesu avutse apfuye, haje Israel yaje gusenyuka. Muri uko gusenyuka, muri process hariya muri icyo gihugu hagenda hafatwa n'ibindi bihugu, noneho bituma Israel banyanyagira mu mahanga.
nuko kunyanyagira mu mahanga Israel iza kwisanga ku isi yose nta butaka igira. Noneho mu gihe cya Hitler intambara ya Germany na Italy yarimo n'ibindi bihugu biri ku ruhande bya ibyo nibi byari ku ruhembe, aho noho bituma habaho gahunda yo kurimbura abisiraheli abayuda. Muri uko kubarimbura bica abayuda bari ku isi yose banyangiye bari miliyoni 11. Muri izo miliyoni 11 hapfishe 3 mu ntambara yabaye muri 1939 kugeza mu 1945. Noneho hacika ku 10 miliyoni 5. Noneho muri uko kubarwanirira kurwana kugira ngo batanarimbuka miliyoni 5 zisigaye bashaka kuzishyira harabura. Ariko igihugu cyitwa Israel kimwe tubuze muri Bibiliya cyari cyarafashwe n'Abarabu bakita Palestine bahindura n'izina. Noneho ariko mu Bisiraheli bagahora bibuka ko ari Abisiraheli banavuga n'ururimi rwabo iyo babaga baragiye. Kiriya gihe rero biba ngombwa ko mu kugaruka bisaba ko kubera yuko harakoronijwe n'Abongereza biza kuba ngombwa ko baha agace gatoya, bo basaba ko bahabwa agace gatoya muri Israeli mu gihugu cyabo cyitwa Palestine cyahoze cyitwa Israeli, noneho ubu ngubu cyitwa Palestina. Basabamwe agace gatoya kugira ngo arimwo batura kurusha uko bashyirwa mu Uganda naho muri za Madagascar nk'uko isi yabitekerezaga. Icyo none igihugu cyari gifite abandi bakitirwa cyitwa icyabo batakireba bariya nk'abagifiteho uruhare. Noneho rero bahawe, noneho Abarabu bo ntibabyishimira, bumva banyazwe ayo mateka, bumva atanabaho. N'uyu munsi Abarabu ayo mateka ntibashaka kuyemera, bavuga yuko Abisiraheli batagira igihugu. None icyo gihe rero bari bamuguhangana no kwica abo bantu babaziye mu butaka kugira ngo babarimbure basubirane ubutaka bwabo. Nizi ntambara zibugaragara nizo bakirwana, niyi barimo kurwana uyu munsi. Ni ikisobanuye isobanuye ko barimo kwirukana abantu b'abanyamahanga bavanywe ahandi hantu bakazanwa mu butaka bwabo, noneho uyu munsi bakaba badafite aho batura. Yego, urakoze cyane Dr. Byumvikanye neza. Ahubwo tugiye kwinjira nyirizina tugira ibyo tureba ku ntambara, ariko ngira ngo reka mbanze nkubaze iki kibazo kibaza ngo mbese ko tubona ubu bwoko nk'ubwoko bufite isezerano ry'Imana, ngira ngo kuva kuri Abrahamu nk'uko twabivuze kugera kuri Israel nyirizina, ese ko imyaka ikomeza kuba myinshi nta mahoro bashobora kubona, nta gutuza ngo bicare mu butaka basezeranijwe n'Imana, ese hari icyo ubuhanuzi wenda bwaba bubivugaho tukavuga ngo biri muri process y'ubuhanuzi, cyangwa wenda hari aho byaba bihurira n'ibindi bintu wabivugaho noneho tukinjira mu kw'intambara yagenze tukazabigarukaho? Ibyo bintu birahari kuko Israel yabayeho mu ntambara. Intambara Yoshua yabwiwe yuko ari imbura abanyamahanga bari begereye Kanani, arangije ntiyabarimbura bose. Noneho kutabarimbura bituma babandi basigaye Imana ibwira Yoshua nk'igihano, ndamubwira ngo abangaba bazaba nk'ihwa rya Israel iteka ryose mu rubavu rwabo. Noneho Israel babantu baraguka barakura baba benshi. Noneho ibyo Yoshua wabasiga yabasize nk'abantu bazajya babahingira bakabakorera bakabaragirira. Ntago yabibonagamo bari abantu baciriritse, babandi twatundi turaho ngabo abantu uburebuta badafite. Ntago yababonagamo nk'ishyanga ryazakora nk'abantu bazakura kuko yari yisha abanyapolitiki, yisha abakomeye, yisha abakire, asigazaho twatundi tuzabahingira. Kuko ibyo ngibyo bisoba mu gice cya 11 cya Yoshua umurongo wa 21. Urahasoma ngo mu bantu bose ahantu hose Yoshua ntacyo atakoze usibye Igasi na Ashidodi, nimwe yasize bake. Abo bake rero niba baje gukura bariyongera nyuma y'imyaka abikibazo niba baje kunyaga isanduka y'isezerano mu gihe cya Eli, abone nabo baje baramaze kuba nk'ubwoko bukomeye. Hanyuma baza no kubyara Goliyati umugabo wahanganye n'Abisiraheli. Yes, urakoze cyane Bishop. Ndumva ko umuntu waba akurikiye neza ahita yumva nyirizina aho izo ntambara zituruka, ko uko biri kose na Bibiliya hari ikibivugaho. Ngira ngo rero reka noneho dusa naho tugana ku musozo kugira ngo wenda ikiganiro kitaba kirekire cyane kandi tuzagenda tubigarukaho.
reka ngira ngo turebe noneho nyirizina iyi ntambara ese mu gihe yabaye cy'iyi minsi 6 wabinyuramo ukabinyuramo mu ncamake noneho tukanareba uko yarangiye nyuma yaho tugasa naho tureba ngira ngo ese umwanzuro ku kiganiro hanyuma tugakomeza. Iyi ntambara uko yabaye ari intambara ikomeye cyane ariko Israel yayitwayemo neza. Yatangijwe na Misiri mu ncamake nk'uko bivuze tuzongera tuyisobanure cyane ariko ni intambara yatangijwe n'igihugu cya Misiri. Misiri yari ikomeye military kandi ibyo bihugu by'Abarabu byari kumwe n'ikindi gihugu cyitwa Uburusiya. Uburusiya ari bwo butwatanga intwaro ari bwo bufasha ibyo bihugu ari bwo backing ku buryo Israel yahanganye n'igisirikare cy'Uburusiya ku buryo iyo urimo gusoma Bibiliya ubona ko iyo urimo kureba amateka iyo ntambara yatangiwe na Misiri. Misiri izana ingabo zayo mu gice cyitwa Sinayi noneho ingabo n'ibifaru za burende mu rurimi rw'igifaransa babipakira mu gihugu mu butayu ari nacyo gice icyo gice nacyo ni ubutaka bwa Misiri kuko Misiri iva muri Afurika ikajya no muri Aziya. Sinayi iri muri Aziya ubundi ariko ni igice cya Misiri. Noneho igihe ruguru hari igihugu cya Siriya noneho mu burasirazuba hari igihugu cya Yorodaniya. Yorodaniya yari yiteguye kurwana urwo rugamba ifite indege 30 z'indwanyi ubwo tutavuze abasirikare bose b'igihugu bari bagirimo. Siriya yari ifite indege zirenga 260 z'indwanyi. Igihugu cya Misiri cyagifite indege zirenga 410 z'indwanyi. Noneho ibindi bihugu nka za Iran bagiye batanga izirenga 10. Ibihugu nka Misiri yatanze indege z'indwanyi, za Tunisia batanga indege, biba bihugu byose by'Abarabu bagiye batanga indege n'izindi ntwaro n'abasirikare. None Israel yari ifite indege 250 icyo gihe z'indwanyi zonyine gusa. Noneho ihanganye n'indege zirenga nk'igihumbi zirenga igihumbi z'intambara. Ibihugu bigiye bitandukanye. Abasirikare ubwabo bari bageze b'ibyo bihugu bageraga mu 185. Israel itafite ntago yari igejeje na 60. Bari bakeya cyane. Ariko Dr. none iyo ntambara umuntu yahita yibaza nyirizina ubundi niki cyaba cyarafashije Israel gutsinda iyo ntambara mu gihe gito kandi byari bimeze bityo. Ngira ngo ubwo ni mu rwego rwo kugira ngo duse nabasa naho nabagera ku munsi wayo wa nyuma kugira ngo tugende twegera umusozo. Niki nyirizina cyaba cyarafashije aba bantu bake gutsinda abantu benshi bakomeye? Icyambere Israel igira guhuza. Icya kabiri Israel ni igihugu cyabaye mu isi yose. Nakoze kiri mu isi yose. Buri system ibayeho ku isi baba bayirimo. Ikindi cya kabiri umwisrael avuka ari umurwanyi. Avuka ari umunyentambara. Noneho bari bafite experience, bagira experience uko nabarwanye barwanye mu Burusiya, barwana muri Aziya, barwana muri Amerika, ahantu hose ibintu bigendanye n'intambara barabizi. Nukuba muri make ibintu bigendanye n'intambara biba mu bwonko bwabo. Noneho bari bahora babyiteguye bakina intambara. Noneho bakagira umwe kandi ikindi bakoresha bo barwanya umwanzi akitegura. Buri gihe bafite ibyo twita Mossad intelligence. Noneho buri gihe bahora ushaka kuzabatera mu mwaka utaha bakamurwanya mbere y'uko aza. Kuko tuvuge nk'igisirikare cya Misiri cyaraje gipakira ingabo zacyo n'ibifaru n'abasirikare bose kibageza ku mupaka wa Israel. Ubutayu bwose Israel ifata indege izinyuza hejuru ya Yorodani ya Mediterane ku buryo radari bakoresha ubuhanga ku buryo radari za Misiri zitigeze zizibona. Baragenda barasa Cairo n'ibibuga byose by'indege bya Misiri. Inyuma abantu baraje
noneho yo ituruka inyuma yabo irasa sisitemu zose, irasa ibibuga, irasa indege, irasa ibifaru, irangije ituruka inyuma igenda ibarasa, ibataka, irabarasa, irabatwika, ku buryo iyo ntambara nyuma saa 1:52 bari barangije intambara, ntabwo bayirwanya n'isaha yose. Ubwo baturuka inyuma bafata abasirikare 14,000 by'abanyamisiri, abandi barapfa. Misiri ibitaye network ku indege zose zandi twavuze, Israel yazitwitse zitararwana. Noneho n'ibifaru byabashyize muri Sinai ibitwika ntacyo birakora. Noneho nukuvuga ngo bafitiye ubwo buhanga bwo kurimbura umwanzi wabo ataragera ku cyakora. Intambara zabo nuko bazikina, bafite intelligence isa n'iya mbere ku isi, noneho ku buryo warishakisha amakuru uzabatera kwa gatandatu baba bamaze kumutera bo kuwa mbere. Noneho niyo gahunda bafite. Yego Dr. Ariko turebye mu mateka yo mu bihe byabanje, cyane mu mateka tubona muri Bibiliya, tubona cyane Imana mu ntambara za Isiraheli, tubona ukuboko kunini kw'Imana ibafashije urugamba, ibafasha kunesha. Reka turebe ese mu buryo twabyanzuramo twavuga ko n'izi ntambara barimo barwana ubu ngubu twabonamo umugambi w'Imana, tukavuga ngo sitiru baracyari muri wa murongo w'Imana yababwiraga mutera hamugere gute. Twabibona muri ubwo buryo kugira ngo wenda tubihuze n'ijambo ry'Imana turebe 100%. Yesu yaravuze ngo nimubona umutini wongeye gutoha muzamenye ko igihe cyegereje. Yesu arenda kuzagaruka, abakristo bose basoma Bibiliya niko bategereje. Barabyumva rero abadukurikira. Kandi ntago baza Yesu azagaruka Israel ikiri mu mahanga igomba kubiri muri Israel, ko nibo bazamwakira ubwa kabiri. Rero bagomba kuba hari umutini n'ikimenyetso kigaragaza kugaruka kwa Yesu, nuko Israel yagomba gutaha ikava mu mahanga, umutini ukaburongeye gutoha ukagira imbaraga. Mu gitabo cya Zekariya ibice 12:3 harama ngo icyo muri ibyo bihe bya nyuma muzabibuye riremerera amahanga. Icyo ni icyanditswe kibivuga neza ko Israel izabibuye riremerera amahanga. Ubu rero ibuye riremerera amahanga, ubu nta gihugu kiri ku isi gishobora kuyivana hari yiri, nta n'icyayitsinda uyu munsi. Biri mu byanditswe kandi ni igihe cyabo ubu ngubu. Yego. Hanyuma tugana wenda dusa n'abasatira ku musozo n'ubundi, reka nanone turebe gutya, mbese hari ibihugu bishyigikiye Israel mu ntambara ubu ngubu barwana. Ese ibi bihugu nabyo ubwo n'ubundi twavuga ko biragendana n'icyo, n'ubundi ni ibihugu biri gufasha umugambi w'Imana. Niko twabivuga. Nyina buri gihe cyose Imana yavuze yuko abazatunga urutoki Israel bazagira ibibazo, kandi abazayisabira umugisha bazawuhabwa. Niyo mpamvu nyine ibyo bihugu biri ku ruhande rwa Israel. Kandi Imana nyine muri iyo porogaramu yayo na politike y'Imana yarabanje ifata Israel ibanyanyagiza muri ibyo bihugu uvuga bikomeye, abafata ibyemezo mu buyobozi bw'ibyo bihugu harimo Israel. So Imana yo niyo yabiteguye kugira ngo umwana wayo azaze Israel n'ubundi, kuko Abisiraheli nibo bazakira Yesu agasubwa kabiri, ntago ari abanyamahanga. Twebwe Imana izavuga abanyamahanga, itorero rizamuke tumusagane mu kirere. Noneho Yesu agaruka ubwa kabiri, mu kugaruka ubwa kabiri abene Yakobo nibo bazamwakira. Ibyo rero bigendanye no kuba Israel iri hariya igomba kwagura igihugu, imipaka yayo yose ya kera ikagaruka. Uyu munsi ubu ngubu abemo kunyumva, uyu munsi mwabonye ibyabaye kuri Syria ejo bundi, byatumye Israel izamuka ifata ku musozi twa Herimoni, wari uri muri Syria imbere hafi ya Damasco. Ariko Israel yawufashe biri mu buhanuzi kugira ngo Israel Yesu azaze Israel iri hahandi, kuko niyo igomba kuzamwakira. Ubu za Palestina zose zirimo gutsindwa, biriya byose biri mu mugambi w'Imana kugira ngo Yesu agaruke. Wowe unyumva ibi byose utagira ngo hari undi birabwira wowe kugira ngo, kuko umutini umaze gutoha, kandi yavuze ko ikimenyetso cya nyuma nibabona umutini watoshye bazamenye ko igihe kigeze. Kuza kwa Yesu rero kurimo kugaruka ku Israel yongeye yakuze, wonye umutini wongeye wasubijweho. Bivuze ngo Dr. buriya twavuga ko dushingiye kuri ibyo byanditswe ndetse n'ayo mateka uko tuyabona, twasa naho twanzura tuvuga ko nubwo ibihugu bishyigikira imiryango
iharanira uburenganzira bwa muntu. Mbese twavuga ko ubundi haba hariho gahunda yo guhagarika intambara iyo bavugana, ariko twavuga ko buriya iriya ntambara n'impaka kugaruka kwa Yesu, cyangwa wenda hari icyo twabihuza n'ubuhanuzi tukavuga ko buriya iri miteguriza kugaruka kwa Kristo, nta kundi guhagarara buriya guhari. Wabivugaho gute? Israel ni igihugu kitashobora kuva mu ntambara kuko kuva kibayeho igihe Israel ibaho, ijambo ryitwa Israel ryavuye mu gukirana byatangiriye mu ntambara. Ni ukuvanga Yakobo yitwa Israel, yarakiranye aratsinda. Arabwira ngo umuntu ukiranye n'Imana ugatsinda wiswe Israel. Kuva icyo gihe rero uwo mwuka wo gukirana kwa Isa izakirana kugeza igihe Yesu agarutse ubwa kabiri. Dr. reka dusoreze ahangaha, tuzagaruka dushimira cyane ababashije kudukurikira, kandi ikindi ngira ngo nta kosa twaba dukoze tubasezeranije ko buri kiganiro tuzajya tujya gukora tuzajya tubanza tukareba, tugacishamo amaso tukareba nimba hari abajije ibibazo, tukabanza tukabasubiza, hanyuma tugakomeza ikindi. Dr. rero wafata akanya gato cyane ugasa n'ushyira umwanzuro kuri iki kiganiro, hanyuma ukanadusengera Imana tukazagaruka ubutaha. Yesu abaho umugisha cyane, aguha umugisha cyane, namwe abakurikirana ikiganiro Yesu abagirire neza. Mu by'ukuri icyo dushaka kuvuga ntabwo kubigisha amateka y'Israel gusa, ahubwo twebwe turabakozi b'Imana n'abapasiteri, birimo no kushaka kubereka aho umutini urimo kugera, birimo kubereka ko tugiye kwitegura, tunabereka umugambi w'Imana ku bugingo bwa buri muntu. Pawulo yandikiye Abaroma yaravuze ngo mbese Imana yaciye ubwoko bwayo. Mu by'ukuri Abayisiraheli bakoze ikintu kidasanzwe, bagambanira Kristo arangije arabambwa, ariko byari byose Imana yari izi byari byo, ariko ubwoko bukwiriye igihe kikwiriye kigeze, Imana igarura ubwoko bwayo. Ubu rero dusoza ndendaga kubizeza yuko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, n'Imana iragukunda, kandi ibyo byose yabikoze ku bwacu. Imana itwitayeho, iradukunda, ikunda Isiraheli kuko ari icyo gikoresho yahisemo kugira ngo igire ibyisohoza. N'uyu munsi iracyahari kugira ngo Imana yikoreremo, iyikoreshe. Ubu uyu munsi irimo kuvuga ubutumwa itavuga kwitsinda, abantu babyibazaho, bibaza ukuntu bica abayobozi ba Hezbollah bose bakabishobora, bakica ba Hamas bakabishobora, bakica ibihangange bikomeye bakabyica mu gihugu gikomeye cyitwa Iran bikabacanga. Ariko ibyo byose abantu basubira inyuma akavuga se ubuhanga n'ubu, akasanga atari ubw'umuntu busanzwe, ahubwo hari mu Imana. Noneho Imana ikahita ivuga Dawidi yicaga Goliath, ukabona n'ibya bindi n'ubundi bigikomeje. Noneho Imana ikavugwa, ikanagara, ikanayishurwa ko ibyo yavuze kizabana na Yakobo, izamugirira neza, abamukomokaho izabana nab'igihe cyose, Imana igahita izigaragara. So rero byose bifite umugambi wo kwerekana Imana mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Yesu abamera umugisha, murakoze. ngira ngo adusengera Imana. Mwami Yesu, abantu bumvisha aya magambo basobanukiwe neza yuko ibyo wavuze mu 1800 mbere yuko Yesu avuka ukibiriho nyuma yuko avutse imyaka 2000 byose ni 3400. Ibyo wavuze Mana nyuma y'imyaka 3800, ibyo wavuze uyu munsi ukaba ukibikora, n'ibyo wababwiye ejo bundi hatasha amezi 6 bazapfa barabibonye, kuko twebwe amasezerano yacu si nkaya Yakobo, ayacu nayavuba ndabyizeye. Aba bantu bose Mana wavuganye nabo bahibyiringiro by'uko yavuze uzabasohoza, kandi abandi bibasohoreze kugira ngo bishime bavuge kuri Imana idasanzwe nk'uko turimo kubivuga. Mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Yesu aguha umugisha.